watekere pasere mano gutekereza kuja kurwanira igihugu cyanyu ntunatekereza nibura ahubwo no kwambura n'ishati ufite ngo yohereza bari ku rugamba uko bandeba se honte biteye isoni kubona abanyu barara mu bijabo nimbe hibatunda ejo uzaje ngo zishyure intellectuel ngo ngiye gutegeka igihugu uzagitegeka wakibonye ntikizarwanwa n'imisega ntikizarwanwa n'amateka kizarwanwa n'abanyiracyo ari mwebwe mbonye okaziyo iyo nza kugira n'umugisha ngo abandi baba mu bisirimba baza bantera isoni nyinshi kwiruka ubyinira ku butaka bwa Kenya warangiza ngo nta umukristo udakunda igihugu cye ni umupagani. Dede tuja mu ijuru tuzaja mu ijuru tuvuye muri gakondo yacu nta uzaja mu ijuru avuye muri gakondo y'abandi nta uzaja mu ijuru avuye muri gakondo y'abandi kuko Yesu azaza kugaruka buri muntu wese buri gihugu cyose ari libere mu kubona hano abantu bakora cotisation abasore bangana barike bafite amafaranga liste zikaba 10 zikagera 10 utibonaho est-ce que tu es fainéant cyangwa tu es munyamurenge ou bien tu es quoi uretse nabo hamwe n'abapastori ngo ndi umupastori ngo sinkotiza quoi un pasteur à l'étranger d'abord et ce que nous faisons c'est pas l'évangile. Iyo mpamvu n'ibyo dukora ntabwo ari ivugabutumwa no ivugabutumwa ni kubapagana ariko turiko dusubiranamwo warahangaha yahangaha warahangaha hagiya wahari yahangaha n'utudumbi aho guca mu itorero rya mwogere ngo ngiye kugira riri no bireka kohereza amakoti ruguru yego niba ubwoko bwacu bwarabanje mu gitaka cyitwa imurenge les gens ne comprennent même pas kuki abapfurero barwanyije irizina kuki abasore bakuru bangana batya n'ubu bataramenya pourquoi iyi ntambara imeze gutya kuko turaza kubigeraho icyambere gihari iyo bavuga ishyaka gukunda igihugu biba birimo ibindi bintu gukunda igihugu number 1 ni ukugiteza imbere number 2 ni ukukivuga neza number 3 ni ukukirwanira number 4 ni ukwemera kuba martiria kwemera no gupfa kubw'icyo gihugu kuko nta kindi uzabona mwisi kizitirirwa iwanyu keretse hariya